Showbiz News Rwanda. Ibitsa bizibajyana mu rukundo rwa Kimenyi Yves na Muyango rukomeje kugerwa imijugujugu. Nimwe muri kapo zavuzwe cyane guhera mu 2019 ubwo Kimenyi Yves we ubwe yemezaga ko ari mu munyenga w'urukundo na Miss Muyango Uwase Claudine. Nyuma y'igihe byabo bihishwahishwa ko bakundana ariko nta n'umwe ubyemera cyangwa ngo abihakana. Ibyuko bakundanaga byajyaga hanze. Kimenyi yabwiye itangazamakuru ko ari mubyara we watumye amenyana na Miss Muyango. Iby'urukundo rwabo byakomeje gushimangirwa n'amagambo bakundaga kubwirana bifashishije imbuga nkoranyambaga bikomeza kwerekana ko byanze bikunze urukundo rwabo ruzagera kure. Tariki ya 19 werurwe 2020 ubwo Muyango Claudine abaye nyampinga uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda muri 2019 yizizaga isabukuru y'amavuko. Icyo gihe Kimenyi yigomye ibitotsi ageza saa 6 z'ijoro ategereje ko urushinge rw'isar rwinjiza umunsi kuri iyi tariki, maze yifashishije Instagram agena umukunzi w'ubutumwa bwuzuyemo amarangamutima ndetse n'amagambo y'urukundo. Ati ntabwo uri umukunzi wanjye gusa ahubwo uri inshuti magara nagize ikomeye kuva nabaho, kukugira nicyo kintu cyiza cyambayeho kuva navuka. Uyu munsi ni wo wavukiyeho, nkwifurije kugira umunsi mwiza, ugira umunsi mwiza cyane, ndagukunda minsi wanjye. Gayo nguko rero iyi ni Showbiz News Rwanda, ukore subscribe kugira ngo tuzajye ucikwa umunsi ku munsi n'amakuru tugenda tubagezaho y'imyidaduro. Uko Muyango na Kimenyi bamenyanye mbere yuko bigera kuri uyu munsi batameranye neza. Muyango yigeze kubwira abanyamakuru ko bwa mbere amenya Kimenyi hari muri Mata 2019 ngo muri iyo minsi ajya kureba umukino wahuzaga Rayon Sport na APR FC. Kimenyi yakinagamo icyo gihe ngo yirebere n'amaso uwo musore wavugwaga cyane. Muyango ati simvugo hamagaye undi bwa mbere gusa twavuganaga ibintu bisanzwe, twakundaga kuvugana saa 9 z'ijoro tugiye gusenga. Hagati mu munsi twavuganaga gake ariko akabazi ko izo saa tubyuka tugasenga buri munsi, tuba inshuti zisanzwe tutarabonana. Twari inshuti nta kindi cyari kibyisha inyuma. Duhura bwa mbere yanyuze ahantu nari ndi mu biro by'isabukuru aje kundamutsa niyahamara n'umunota umwe. Muyango yavuze ko yashidutse bakundana ariko atibuka uko byagenze. Baza kwinjira mu rukundo byanyabyo muri Kamena hafi Nyakanga 2019. Ati yari yaratandukanye n'umukunzi we kandi nanjye hari hashize amezi arenga 3 ntandukanye n'umusore twakundanaga. Urukundo rwa bombi rwageze aho rurenga ubushuti n'umubano usanzwe. Kuva muri 2020 biyemeza kubana mu nzu imwe. Kimenyi na Muyango mu munyenga w'urukundo byatangiye kuwa 28 Gashyantare 2021. Kimenyi yateye ivi yambika impeta ya fiançailles, Muyango amusaba kumubera umugore, undi ntiyazuyaza nawe arabyemera. Muri Nyakanga 2021 hagiye hanze amashusho agaragaza ko Muyango kuri we, ndetse kuwa 21 Kanama 2021 bibarutse imfura y'umuhungu yiswa Kimenyi Miguel Yanis. Tariki ya 16 Ukuboza 2023 Muyango yakoze ibirori byo gusezera ku rungano cyangwa se bride shower yahuriyemo n'abakobwa n'abagore b'inshuti ze barimo DJ Brian, Ingabire Habiba ndetse n'abandi batandukanye. Muri ibi birori Muyango Claudine yasomye ubutumwa yandikiwe na Kimenyi Yves agira ati warakoze cyane mukundwa ku myaka yose ishize, uri umugore mwiza ntigeze ndota ko nzagira, sinjye uzabona umunsi wo kurushinga ugeze, ndagukunda cyane kandi ugira umunsi mwiza. Aba bombi basezeranye imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Nyarugenge kwa 4 Mutarama 2024. Kimenyi Yves yahekejwe n'abari mu mushiki we, umubyeyi we, inshuti naho bakinanaga icyo gihe muri AS Kigali. Muyango Claudine na Kimenyi Yves ubwo binjiraga mu cyumba basezeraniyemo bahawe impundu n'ababyeyi bari buzuye umunezero. Barushinze tariki ya 6 Mutarama 2024. Urukundo rwa bombi rugitangira rwagaragaza ibimenyetso byo kuramba. Muyango na Kimenyi Yves kuri ubu ngubu ntabwo bameranye neza. Mu mpera za 2024 hatangiye guhihiswa inkuru yuko mu rugo rwa Muyango na Kimenyi byaba bitameze neza, ariko bombi bakaryumaho bakerekana kumba nkoranyambaga ku rugo rwabo ari nta makemwe. Izi nkuru zambukiranije umwaka wa 2026 kumba nkoranyambaga benshi bakavuga ko ibya bombi bitameze neza, ariko bagakomeza kwerekana ko ari amagambo y'abashaka kubasenyera. Byarakomeje bakomeza kotswa igitutu. Icyo gihe akenshi Muyango yagaragaraga yasohotse wenyine ahantu hatandukanye, n'amagambo babwiranaga kumba nkoranyambaga agenda akendera gahoro gahoro. By'umwihariko ku munsi wahariwe abakundanye wizizwa kuwa 14 Gashyantare buri mwaka wasangaga imitomo icicikana hagati yabo. Uyu mwaka ubwo wizizazwa siko byo byari bimeze. By'umwihariko ku munsi wahariwe abakundanye wizizwa kuwa 14 Gashyantare buri mwaka wasangaga imitomo icicikana hagati yabo. Uyu mwaka ubwo wizizagwa siko byagenze kuri aba bombi, kuko nta n'umwe muri aba wigeze wifuriza undi umunsi mwiza nk'uko byajyaga bigenda mu myaka yashize. Ibi nabyo byatumye abantu babakeka amababa, bakavuga ko ishyamba ritakiri ryero, ko nta kabuza
batandukanye. Ikiganiro yagiranye na BNB Kigali tariki ya 20 Werurwe 2025, Kimenyi yavuze ko amakuru y'uko batandukanye atariyo, kari ibihuha kandi urukundo rwabo rudapimirwa ku mbuga nkoranyambaga. Ati iwacu bihora ari ibyishimo, kuba ntaramwifurije isabukuru nziza ku mbuga nkoranyambaga ntaho bihuriye no kuba twaratandukanye. Duhora mu byishimo, ntabwo umwe ashyira undi ku mbuga nkoranyambaga kubera ko ari isabukuru cyangwa se ari icyabaye. Uyu mugabo yakomeje avuga ko impamvu bamaze iminsi badasangiza bakurikira ibihe byabo byiza by'urukundo nk'uko byajyaga bigenda mu minsi yashize, ariko hari ibindi bintu bari gutegura kandi abantu bazamenya vuba. Ati twebwe mu rugo iwacu bihora ari isabukuru, umunsi w'abakundana ndetse n'umwaka mushya, nta yindi mpamvu. Hari ikintu tuba turi gutegura mu minsi iri imbere. Abatekereza ko twatandukanye ntabwo bishoboka, bareke kubitekereza gutyo rwose. Ibi byose Kimenyi yabivugaga mu gihe Muyango yari amaze iminsi mike yizihije isabukuru y'i Burayi. Icyo gihe kwa 19 Werurwe 2025, uyu mugore yijiriza isabukuru ye mu Bufaransa. Ubwo yakoraga ibiro byo gusezera ku rungano, Muyango yasomye ubutumwa busize umunyu yari yoherejwe na Kimenyi Yves. Urukundo rwabo kuri uyu munsi rwageze ku manga. Utera ijisho ku mbuga nkoranyambaga nta n'umwe muri abo ukurikira undi, n'amafoto bari bahuriyeho barayasibye kuri izi mbuga. Bwa butumwa boherezanyaga nabwo bwarayoyotse burundu. Hari amakuru avuga ko ngo bajya gutandukana babanje kubana mu nzu, umugore adahindukirira umugabo, Kimenyi aza kwivumbura ajya kurara mu cyumba cye. Bivugwa ko Muyango avuga ko Kimenyi yagiranaga umubano udasanzwe na Keza Trisky uri mu bagore bategura ibirori mu tubari, ariko Keza aheruka kubyamaganira kure. Keza yavuze ko urugo rwa Muyango na Kimenyi rwasenywe na DJ Brian. Hari n'andi makuru avuga ko DJ Brian na Muyango baba bararyamanye. Mu kiganiro cyabereye kuri TikTok mu buryo bwa live, yagize ati nanjye amakuru y'imihanda avuga ko bashwanye batandukanye. Ubwo ndavuga Kimenyi na Muyango, nanjye niyo makuru numva. Amakuru avugwa nuko batandukanijwe nuko Muyango akundana na DJ Brian. Iba ariko Brian yabyamaganiye kure, avuga ko we no Muyango bahuzwa n'akazi. Ati ndarengana, njye na Muyango turakorana, dukorana kuwa 4 no kuwa 5. Ntabwo Muyango aransoma no kwitama bisanzwe, nta nubwo arazi wanjye wenyine, yahaje rimwe ari kumwe n'umugabo. Inshuro zose nagiye kwa Muyango, Kimenyi nawe yari ahari. Ku byo kuryamana na Brian, Muyango yavuze ko ari urwitwazo rwazanywe na Keza kugira ngo yinjire umugabo. Ati urwo rwitwazo rwo kuryamana na DJ Brian narwo rwazanywe na Keza kugira ngo yinjire iwanjye. Ubwa mbere yabanje agerageza iby'umugabo biramunanira, ubwa kabiri azana Brian, ubwa gatatu atangira kujyamagara abantu anteranye. Icyo nagusaba Keza ni ukuba umuntu ukareka ibyo bintu. Mu kunyomoza ibyo, Muyango yavuze Keza yahise ashyira hanze amajwi ya Kimenyi ari kumubwira ukuntu DJ Brian yamutwaye umugore, kugeza aho yari asigaye amujyana muri gym kandi we yaramukoragaho undi akamureba ibamba. Ayo majwi yagiraga ati ejo bundi nagiye kona mbona Muyango haraye gym, mbona Brian nawe arayiharaye. Mbere Muyango naramubwiraga ngo tujyane nkabona n'umunebwe. Ubu umuntu w'umunebwe ari kubyuka akijyana ku cyumweru, mbona Brian ari we muntu umuturisha mu buryo nge ntazi. Nawe narabimubwiye Muyango nti nsigaye mbona warabaye umukobwa uryamana nabo bahuje igitsina. No kuri kwimana rero Muyango dutandukanye nk'ukuntu natandukanye. Yirinda kugira umuntu avuga izina rye. Mu kindi kiganiro Muyango yagiranye na Yago TV show, yongeye kugaragaza ko atari umutinganyi. Avuga ko ari ibintu bitazigera bibaho mu buzima bwe. Ati nta kintu kinini navuga ku butinganyi bumvugwaho uretse ko ari ikinyoma. Ntabwo ndi intungane, nshobora kuba nakosa, ariko byibuza bubahe ko ndi umubyeyi. Ibyo bavuga cyangwa se bumvishe ntabwo ari byo, nta nubwo bizigera bibaho. Ubwo nakubonaga umutima wanjye wabonye ubuturo. Aya ni amagambo Kimenyi yabwiye Muyango ubwo yamwambikaga impeta y'urukundo ya fiançailles. Ubwo Muyango yakorerwaga ibiro byo gusezera ku bukumi, nabwo byari umunezero cyane. Muyango ni umwe mu bakobwa bitabiriye Miss Rwanda. Muyango na Kimenyi bamenyanye muri 2019 ndetse urukundo rwabo rutangira ubwo ngubwo. Muyango mu minsi ishize yasabye abantu kumwubahira ko ari umubyeyi no kuvana ubwawe mu matiku amaze iminsi yari ku mbuga nkoranyambaga. Muyango aheruka kuvuga ko nyuma y'ibyabaye ubu ngubu akomeye nubwo ari mu bihe bitoroshye. Muyango aheruka kuvuga ko ubu nta kintu yavuga ku mubano we na Kimenyi Yves. Muyango na Kimenyi Yves bafitanye umwana w'umuhungu bise Kimenyi Miguel Yanis. Muri Werurwe 2021 nibwo Kimenyi yambitse Muyango impeta y'urukundo izwi nka fiançailles. Muri 2021 ubwo Muyango na Kimenyi bakoraga ibirori bya baby shower, nabwo byari ibyishimo. Muri Nyakanga 2021 nibwo Muyango yagaragaje ko akuriwe, ndetse mu mezi akurikiraho ahita yibaruka umwana we w'imfura. Kimenyi Yves ubwo yahamyaga isezerano ryo kubana akaramata na Muyango imbere y'amategeko, nabwo byari ibyishimo. Inkuru z'uko Muyango na Kimenyi batandukanye zimaze iminsi zihihiswa ku mbuga nkoranyambaga. Ndabakunda cyane, nitwa Ferrez. Ukore subscribe na follow kugira ngo utazajya ucika umunsi ku munsi n'amakuru tubagezaho. Shout out.
ati rwose Element ere ansabye namuha. Umuhanzikazi Tracy Mirembe uzwi nka Tracy Melon, umwe mu batangiye kwigarura imitima y'abakunzi b'umuziki muri Uganda, yahishuye ko akunda byimazeyo producer Element ere wo mu Rwanda, avuga ko yamutwaye umutima kubera uburyo yitwara uko akora ibintu mu mutuzo ndetse n'imico imura. Showbiz News Rwanda.